ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika, kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi ni umwihariko mu biganiro byacu. Nk'uko mwakomeje gukurikirana muri isanga kuva icyorezo cya virusi ya korona gitangira, ntitukibasha kubahamagara aho muri ngo mutange ibitekerezo byanyu, mubaze abashyitsi bacu icyo mwifuza. N'uyu munsi ntibiradushobokera, gusa turizera ko mu biganiro tubategurira cyangwa tubasubiriramo bibanogera. Niyo mpamvu mu biganiro by'umwimerere tuzabagezaho kuri uyu munsi muri uku kwezi, tuzabasangiza bimwe mu byaranze amateka y'u Rwanda. Ni amateka rimwe na rimwe ni amakuba yagiye ahekura imiryango y'Abanyarwanda kugera n'aho imwe izimira burundu. Turabararitse, tuzabagezaho urukurikirane rw'ibiganiro kuri ayo mateka, ibiganiro byateguwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Ubwo mu kanya, Venuste, ijambo riraba iryawe. Washington, ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi ku batwumva kuri uyu mwanya. Intandaro y'ibi biganiro n'ubushake ijwi ry'Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Iyo umuntu asubije amaso inyuma ku byaranze u Rwanda, asanga harabayeho umuco wo guhishira ibyabaye no kwimakaza ikinamico, ndetse n'ikinyoma kigahinduka umuco karande mu mibereho y'Abanyarwanda. Reka Claude Ganja Munyamagana atubwire ingero nkeya byaranze amateka y'Abanyarwanda bitavuzwe, bitatangajwe uko byabaye. Mu mateka ya kera y'u Rwanda twavuga nka kudeta yo ku Rucunshu mu mwaka w'1897, gukurwa ku butegetsi kwa Musinga no kumuca mu Rwanda mu 1931, akajyanwa i Kamembe, akahava Gimoba mu burasirazuba bwa Kongo. Impinduramatwaro yo mu 1959 yatumye ubwami busezererwa bugasimburwa na Repubulika mu 1961. Kudeta yo mu 1973 yakuyeho Repubulika ya mbere igasimburwa n'iya kabiri. Intambara ya Ruhekura yagabwe n'ingabo za FPR tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990. Ubwicanyi bwajyanye nayo itsembatsemba, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwicanyi bwibasiye Abanyarwanda muri Kongo guhera muri za 1996 n'ibindi n'ibindi. Nta mibare twifuje gutangaza y'abaguye aha cyangwa se hariya, kuko itigeze yumvikanwaho mu buryo budakuka. Ahanini ibi byose byagiye birangwa no guhisha ukuri. Icyashyizwe imbere ni ikinyoma ku byabaye. Inkurikizi ni iyihe? Ni ubushyamirane, ni ukutoroherana, uguhangana bidashira hagati y'Abanyarwanda. Muri make ni ukutabasha kwiyunga bya nyakuri. Ku Banyarwanda bamwe hari aho bagera bakumva ari nk'amayobera aba ku Banyarwanda gusa. Ku bandi ni amateka atarigeze amenyekana kandi atagomba kugarukwaho. Ku bandi bitewe n'icyiciro barimo ni umubabaro batazigera bashira. Aha se twavuga ko icyita rusange kuri abo Banyarwanda n'abakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda ari ikihe? Icya mbere ni urujijo, ni ukwitana ba mwana, ni ukutavuga rumwe, ni ukujya impaka z'urudaca. Icya kabiri kinateye ikibazo cy'ingutu ni uko nta Munyarwanda n'umwe ubifitemo inyungu, n'ubwo bamwe aribyo baba batekereza ku ikubitiro, ahubwo bose babihomberamo kuko bahora muri politiki ya ndamuki. Washington, ijwi ry'Amerika. Urakoze Claude Ganja Munyamagana. Icyo kwijwi ry'Amerika tugamije ni ukumva buri wese buri ruhande, ni ukuganira no kumenyana kurushaho. Nawe niba ufite umusanzu tuzagukenera. Tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga kihariye.
intangiriro y'ibiganiro byacu irahera kuri kudeta yabaye mu mwaka w'1973 hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi. Hari ku itariki ya 5 Nyakanga 73 mu gitondo saa 2:05 nibwo uwari perezida Gregory Kayibanda yamenyeshejwe ko akuwe ku butegetsi. Yari yarabaye perezida kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1961. Icyo gikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyayobowe na General Major Juvenal Habyarimana, icyo gihe niwe wari minisitiri w'ingabo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1973 nibwo abanyapolitiki bari ku butegetsi bwakuweho batangiye gutabwa muri yombi. Ni nayo mpamvu twifuje gutangira ibiganiro byacu muri uku kwezi. Nibwo byinshi byatangiye kujya habona, hashyizweho umugenzacyaha kandi hagenwa aho bagomba gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri. Ubutegetsi bushya mu Rwanda bwahahinduye Mushanje n'iya Gisenyi, ubu hahinduwe Rubavu. Mbese perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo ubwe cyo gukuraho ubutegetsi, ashaka abandi basirikare bo kumushyigikira. Kubera iki hashije amasaha menshi abakoze kudeta batarabitangariza Abanyarwanda? Mbese imvururu zaranzwe mu gihugu zari integuza y'ihinduka ry'ubutegetsi? Abanyapolitiki bafashwe bari bangahe? Barezwe iki? Bafungiwe iki? Baguye he? Bazize iki? Bashyinguwe he? Ibyo ni ibibazo abagize imiryango yabo n'inshuti zabo bibajije kuva kera mu mateka ya nyuma y'umwaka w'1973. Kugira ngo dushobore gusubiza ibyo bibazo byose, Ijwi ry'Amerika ryafashe igihe cyo gukora ubushakashatsi bwimbitse no kuvugana n'abantu b'ingeri zitandukanye. Twegereye bamwe mu bafatanije na perezida Habyarimana bakajya mu kanama kiswe komite y'ubumwe n'amahoro. Iyo komite yari igizwe n'abaofisiye 11, ubu abakiriho ni 3 gusa. 2 muri bo bitabiriye ubutumire bw'Ijwi ry'Amerika, bazadufasha kumva ibyemezo birebana n'ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki. Bazadufasha kandi kumva uruhare bamwe bagize mu ibura ry'abo banyapolitiki, turebe uko imanza zabo zaciwe, abaziciye n'icyo bashinjwaga. Abategetsi banyuranye bari ku Gisenyi no mu Ruhengeri igihe abo banyapolitiki bari bahafungiye, bazatubwira icyo bazi, icyo babonye, icyo bumvise. Cyane cyane tumenye uduce tumwe na tumwe abo banyapolitiki bashyinguwemo mu mpande zinyuranye z'u Rwanda. Abakekwaho kuba barabigizemo uruhare bakaba batakiriho, Ijwi ry'Amerika rizifashisha inyandiko basize kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane. Bamwe mu bana babo banyapolitiki nabo bazatubwira uko babayeho muri iyo myaka y'igihirahiro n'umwete bashyira mu gushaka ukuri. Ikibazo cyabo nyamukuru, ese ababo bazibukwa bate mu mateka y'u Rwanda? Mu gutegura ibi biganiro, Ijwi ry'Amerika ntirigamije kuzamura kabuze. Turifuza gufasha Abanyarwanda gusobanukirwa amateka yabo, akavugwa n'abayahagazeho, ibyabaye bikaganirwaho kugira ngo ukuri gufashe imitima kwisana. Mbibutse ko mukurikira radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki ni ikiganiro muri Isanga mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bita Tura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
nawe turagutumiye ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika. Umunsi wa 4 Nyakanga umwaka w'1973 wasaga n'iyindi. Kigali umurwa mukuru ndetse no hirya no hino mu gihugu muri za prefectura zose uko ari 10 biteguraga amatora ya za komite z'ishyaka rya MDR yagombaga kuba bukeye ku itariki ya 5. Ni nayo mpamvu abategetsi benshi batari Kigali bari wabo bategura amatora, abandi bari mu biruhuko. General Juvenal Habyarimana wari minisitiri w'ingabo we byavuzwe ko yari yiriwe iwabo irambura mu cyahoze ari prefectura ya Gisenyi. Kuri uwo munsi Perezida Gregory Kayibanda yamutumyeho intumwa nyinshi, hari zagiye kumushakira Kanombe, nizagiye kumushakira mu Kiyovu aho yaratuye. Tubanze twumve uko umufasha we Agathe Kanziga Habyarimana abivuga. Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison. Kuri uwo munsi wa kudeta icyo nakubwira nuko atari yiriwe mu rugo, yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka, mbabwira ko yajyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Et puis par après, il est rentré tard, même la nuit. Yaje gutaha atinze mu masaha ya saa 3 z'ijoro. Nari narangije guteka, ajya ku meza, arangije ajya kuryama. Ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzanire. Il s'est mis au lit, mais aussitôt au lit, les gens ont commencé à défiler encore à la maison. Yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe. Kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka kuvuga. C'était un militaire qui a insisté, qui a dit ariko umuntu wa gatatu waje yari umusirikare, arahatiriza avuga ko Perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza, ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri Eta Majoro, aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo, avuga ko atazi icyabaye. Mukanya nababwiraga ko hari intumwa zoherejwe na Perezida Kayibanda gushaka Habyarimana, zimwe zikajya Kanombe izindi zikajya mu Kiyovu. Reka duhere kuri Colonel Atanaje Gashake wari kapitene icyo gihe muri 73, akaba yarayoboraga Escadron de Reconnaissance. Colonel Gashake, murakaza neza ku ijwi rya Amerika. Merci. Muri iryo joro ni iki mwibuka cy'iryo joro ryahinduye ubutegetsi mu Rwanda? Muri iryo joro yewe nari capitaine de semaine, hanyuma mu 21 ntibari kuri secrétaire général à la présidence, aza gutelefona ambazaho ministre de la défense ari Kiraya Habyarimana, mubwira ko ntahazi. Yugora imubwira ko wagomye kumenya aho ari l'officier de permanence. L'officier de permanence yari major de Bitura Asomara. Hanyuma quelques heures plus tard, vers 23 heures, aza kongera gutelefona avuga ko yohereje abantu babiri nkajya kubereka kwa Habyarimana i Kanombe. Icyo gihe nari maze no kuryama, ndabyuka ndambara, ngeze ku muryango usanga imodoka irahari irategereje. Njyamo, harimo umushoferi na convoyeur. Ngiye kwicara iruhande rwa convoyeur, ugiye kwicara inyuma nako convoyeur avuyemo aticara hano, nicara imbere iruhande rw'umushoferi, convoyeur ari inyuma yanjye. Turazamuka ko ntuye muri quartier ni plutôt munyure kuri corps de garde, ngira officier de garde ko ntagira ikiba amyashakira, baranyemerera inyura kuri corps de garde, mbwira officier de garde ngiye gushaka Habyarimana i Kanombe. Turagenda tugeze imbere ya école supérieure militaire, ndababaza nti kuki mushakira Habyarimana i Kanombe kandi mwavuze ko mutazi aho ari? Ntibagira icyo basubiza. Noneho
ndabwira nti noneho reka tuba tunyiriwe hano mu Kiyovu ntikigomba soje Kanombe. Baranyemerera imodokari yabo baranyemerera tujyayo, tugezeyo dusanga Habyarimana imodoka irahari. Noneho tubaza ntoza imvamo nako yewe imbaza umukozi w'aho ngaho umushumba nimba umuzamu nimba ari iki simbizi atarahari atariko yaryamye. Noneho ntimubyutse perezida ngo aramushaka akomeza kuvuga ati kwesista ati yaryamye. Noneho igihe tukivuga rero Habyarimana abaraje mbona ara ku muryango na penyuara ku muryango yari muri penyuara. Noneho igihe ntaramubwira bavuga ndaho ngaho abari mu modoka basigaye mu modoka bahageze bati perezida gushaka d'urgence. Ubwo we yaravuze ati kigiye kwitegura nawe nta kindi bamubwiye ntacyo bamubwiye. Noneho basubiza mu modoka turagenda dusubira kuri dogarde kubwira dogarde ko ngarutse barajyana bangeza mu rugo. Ubu hanyuma ubwo dutandukana n'utyo nagiye kuryama ninjira mu buriri Habyarimana general major lui-même ati zamuka nta n'ikindi yambwira ati zamuka. Ndazamuka ngeze kuri kodogarde ngeze imbere ya etamajor umpura nawe avuye kuri kodogarde tujyana mu biro. Tugeze mu biro ati imfunguzo z'ibiro bya magasin d'armes ati zaba nizihe ndazimwereka ati rero bati shyira votre unité en alerte. Ndagenda nshyira en alerte. Hagati aho ngaho byabaye noneho ikibazo kuba en alerte ati akurikira le plan de défense de la vie. Le plan de défense de la vie ni ibintu biba prévu tout le temps kuko ntabwo bazi igihe uko bigomba kugenda ariko ni prevision zibaho mu isi yose. Ntuza buri unité yari ifite ntuza son secteur. Noneho nshyira abasirikare banjye muri secteur yanjye nta kindi inziho ibi Rolande ndumva rero kamara de la révolution basinye contre basinye communiqué. Voilà. Murakoze cyane rwose kutubwira uko byagenze muri iryo joro. Hari akabazo kamwe nibaza, uvuye kuri etat major cyangwa se reka mve kuri 5 juillet aho Kayibanda yari atuye ukagera aho Habyarimana yari atuye mu Kiyovu ko atari kure, kuki batari bamanutse n'amaguru ngo bajye kumurebayo? Ikindi kibazo nibaza, mwavuze yuko mwasanze yambaye peignoir yaryamye ndetse yakabyuka. Ntabwo twasanze yambaye peignoir uyanike neza. Ntabwo twasanze yambaye peignoir, yasohotse yambaye peignoir. Ivana yari aryamye arabyuka ndetse ntiyashakaga no kubyuka. Sirakubisha niba yaryamye ariko tukibisha kife nuko namubonye yambaye peignoir. Ubwo nibyo dufata. Naho nari ngiye kubariza ikibazo muri makeya, iyo muri iryo joro Kayibanda datumaho Habyarimana n'iriya kudeta ntabwo yari kuba. Urumva ngendeye uko inite yanyu mwakomandaga icyo gihe ni iyihe? Escadron de reconnaissance. Ok, escadron de reconnaissance pour défendre la ville. Ubwo se aho mwafashe muri iryo joro ni hehe? Ni Radio Rwanda, ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ni banki, kugira ngo abantu babyumve neza? Radio Rwanda, la Banque nationale et le ministère et les points inzira ziva muri Kigali zinjira muri Kigali. Nta ngabo zoherejwe kurinda kwa perezida wa Repubulika muri iryo joro? Ndavuga kwa perezida Kayibanda. Batanga amategeko
sinari mpari bambwiye yaje ndagenda andi ntabwo nagiye kureba bagomba kuba bagiyeyo ariko ntabwo nzabishyira ngo ni kanaka. Abantu hari amakuru yakunze kuvugwa, yakunze kwandikwa, ubu rwose ibintu bishyize ku murongo. Mbere bavugaga yuko abantu yuko mwoherejwe gushaka Habyarimana i Kanombe, ariko ubu ngubu birumvikanye yuko ahubwo mwamusanze mu Kiyovu, yuko atari i Kanombe. No, bageze i Kanombe ariko ngiye mbabaza kuki bakonguye i Kanombe tutabanje aho ngaho. Banyemera ko tujyayo tumusangayo. Njyewe i Kanombe sinagiyeyo kubera ko ariko muri boro duhakibira ya eri ntibakwe ihari kujya kumushaka i Kanombe. Mbese uko Habyarimana mwamubonye muri uwo mugoroba ari we mumubwira ubutumwa bwa Perezida Kayibanda, nuko mwamubonye muri Etat Major ababwira ati ni mushyire mu bikorwa gahunda yo kurengera ubusugire bw'umujyi, icyo gihe mwigeze mubona ari umuntu wari ufite ubwoba cyangwa se wakoraga ibintu yari yiteguye kare? Yewe sinakubeshya, bamubwira ko agomba kujya Kayibanda, nabonaga ari umuntu umeze nk'abandi unyurwa mu kwita umutwaye we. Ariko nyine avuga ati mutegure noza plazanyo no defense de la ville, umuntu abona kare aragite ari gatongo ari kumusega ase tuye ari umuntu ushaka kudefana. Hari hashize iminsi mu Rwanda havugwa nk'uko utari mwiza, ndetse abasirikari bari bato bari bamaze iminsi bo basa naho batakambira General Major Habyarimana, ngo hari na tract yanditswe yitwaga SOS mon General, ngo dutabare General. Iyo tract mwarayumvise mwako yabayeho, uko abantu bamubwiraga bati dutabare ubutegetsi buhinduke, ko ntacyo ukora? Yewe iyo tract ya SOS nigeze nyibona, n'ubu sinayibona. Barivuga ariko n'ubu sinayibona, sinzi n'abayanditse. Wari ofisiye, umuntu w'umufisiye burya aba ari umuntu mukuru, aba ari umuntu ubona kure, aba ari umuntu wize usobanukiwe. Ibintu mwabibonaga mute? Mwabonaga ubutegetsi Kayibanda kibufite cyangwa bwaramucikaga? Ngewe ibyo n'ibyo nakubwira ngo twabonaga umucika cyangwa n'uruza, nuko nyine ibyo bintu byabaye kuri stade nta wari ubyiteguye, ntawe uzi uko byagenze. Yewe n'ibyakurikiyeho uwo muntu wagiye ngo twumvise kuri mikoro imvuze perezida havuze amagambo yavuze, nawe ushobora kuyakorera mu ntuza muri disikuru ye. Byabaye ntabwo twashobora kubyenterepeta ngo tugiye ngo ubutegetsi bukumucika cyangwa uko. Mwigeze mwumva irengero ry'abantu bafashwe muri 73? Mwigeze mubimenya? Oya, aho ngaho nabakubeshye rwose kumenya ko abantu bapfuye. Twabyumvise nk'uko abantu babyumvise ariko bati bari barapfuye. Sinakubwira ngo byagenze. Abana bakomoka kuri abo banyapolitiki batazi ko base bapfuye, batazi aho bahambwe, mwebwe mubitekerezaho iki iyo mwumvise ibintu nk'ibyo ngibyo? Nawe urabyumva, ufite iwawe niyo yaba yavuye muri prison, wamenya ko yapfuye, ukamenya ko yahamba cyangwa aho yahamba, cyangwa se bakubwira impamvu ye. Ubwo ibyo ari byose abantu ubwo igihe cyo kubabaza simbizi, bababwira ko abantu bapfuye, bababwiye ko bapfuye, bababwira naho babashyize, simbizi.
ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uko General Major Juvenal Habyarimana yakiriwe na Kayibanda muri iryo joro. Ubwo twashatse undi muntu wabitubwira, kubera ko magingo aya amakuru yose yatanzwe na Habyarimana ubwe kandi nta muntu bari kumwe. Mu bana ba Perezida Kayibanda nta n'umwe washoboye kugira icyo atubwira ku bantu bavugwa ko bari wabo muri uwo mugoroba. Ariko Jean Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza mu Bubiligi yari yaje mu biruhuko mu Rwanda. Kuri uwo mugoroba yaherekeje se wari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi bajyana kwa Perezida Kayibanda. Bwana Nkezabera, kudeta iba wari ufite imyaka ingahe? 22 mu mwaka wa mbere wa university. Birumvikana rero yuko Jean Marie Vianney Nkezabera yari umusore mukuru ari mwaka wa mbere wa universite. Muri iryo joro kudeta iba wari he? Wari i Kigali, wari Butare, wari Gitarama? Nari i Kigali, nari Kanombe wacu kwa Mompera. None iby'iyo kudeta yarayibaye wabimenye ute? Kudeta iba babivuze kuri radio niho twabyumviye mu gitondo communique yabo. None wowe so ukubyara papa wawe icyo gihe yari afite ubuhe mwanya? Yari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi na perezida wa MPR hano muri prefecture de Kigali. Kugira ngo byumvikane neza, Jean Marie Vianney Nkezabera nagutumiye kubera yuko mfite amakuru nshaka kukubaza kugira ngo umbwire icyo wumvise. Mfite amakuru ambwira yuko hashize ibyumweru 3 kudeta ibaye, uri muri vacances, Paul yari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, Perezida mushya Juvenal Habyarimana aramutumiye, uramutwaye mu modoka mugezeyo baganiriye iki? Bari byo baganiriye ku byabaye muri umugoroba wo kwa 4 ugera kwa 5 Nyakanga, babigarutseho ko kuri uwo mugoroba nyine data yagiye kwa Perezida Kayibanda nawe, ariko ajyanywe n'ibindi. Yagiye ajyanye na Kajyamahanga Charles na Mwambutsa Wenceslas, uko ari batatu bari bagize biro y'ishyaka muri prefecture ya Kigali. Hari ibibazo bagomba kuvugana na perezida w'ishyaka, Perezida Kayibanda nyine, kubera ko hari amakongera azaba kugerekeranye na kongera prefecture kuba mu gitondo uriya ku ya 5 Nyakanga. Hari ibibazo bagomba kunonosora, donc barabivugana. Birangiye bagiye kugenda, perezida abwira data ngo nasigaraho, abandi baragenda. Hagati aho hari abandi b'abaminisitiri baje, noneho bamaze kuhagera. Ariko icyo gihe nta baminisitiri benshi baje, bose barabigitarama nansana nawo ku Kibuye. Ariko papa bisobanura bukeya aho agarukiye avuga ati twakeze kuko hari amanama ya kongere muri za prefecture zose, abo mu yandi maprefecture bari bagiye iwabo kubera amanama y'amakongere y'ishyaka. Noneho icyo gihe muri iyo nama perezida bereka igipapuro, sinzi uwagiye ngo agisome, baranavuga ngo nta gisoma ngo iki kintu gitukana. Na data wagifashe aragivuga ati ko atari ryo wacyanditse, aragisoma. Icyo bitira SOS mu general yamaze kugisoma, kuko bavuga ko ari we bacyohereje, batereka bamushake. Perezida asaba ko bamushaka, atuma ko bamushaka ngo baramubura. Bigize ikintu no papa no watashye, twari dutuye Kanombe. Agera mu rugo, umushoferi wasigara yaratuye ku Kicukiro, i Remera Kicukiro ku muhanda waho. None ageze mu rugo arambyutse, turajyana tujya kwa General Habyarimana atara perezida kumubwira ko bamushaka. Tugeze ku muryango ntabwo badukinguriye, twari dutahiye. Mwitondero nibwo kudeta yabaye. Mwebwe mwagiye kumushaka i Kanombe? Kugira ngo tumubwire ko bamushaka, bamukeneye. Ariko mwaba muzi nimba yari i Kanombe cyangwa yari ahandi? Icyo tuzi uko biri nawe yabivuze ndi mari abwira papa nuko yari yiriwe iwabo ngo tegura ubukwe bwa murumuna we bwagomba kuba mu kwa 8, ngo hagarukiro nibwo yashoboye kujya kwa perezida. Yaba yaragiyeyo avuye i Kanombe cyangwa yavuyeyo avuye mu Kiyovu? Icyo gihe ntabwo yavuze detaye. Ariko se waba wibuka niba icyo gihe yaravuze ko yageze kwa Kayibanda? Njyayo ndi kumwe na data, hari n'ubundi yari yamwakiriye mu biro. Yavuze mpati nibyo yari yamubwiye ko papa yabimbwiriye. Dutaha avuye mu biro byazi, hari haje nk'iminsi 10 kudeta ibaye.
yinjira yabonye ngo kapiteni Bizimana yinyabije mu miryango ugana muri za koridoro zo mu nzu imbere. Amaperezida aramubwira ngo niyicare, noneho amuhereza igipapuro undi aragisoma. Icyo kidokima sinzi niba urupapuro rumwe cyangwa ebyiri, arangije kwesoma aramubwira ati urayizi gatoya turabeshya. Ariho ngo icyo gihe perezida Kayibanda yakomeza kugenda akavugana n'umuntu akongera agaruka, ngo ntabwo yigeze yicara akomeza gusirikira muri sakadota akajya ajya kuvugana n'umuntu. Noneho ngo atangira kugira ubwoba, rimwe agiye kuvugana n'umuntu jenerali arasohoka ajya gufata imodoka ye ngo ageze imbere ya salo, asanga ntari korakoze mu mifuka ngo agira ngo agiye gukora muri revolver ngo amurase. Aratubwira ariko anongera ati nyuma naje kwibuka ko ntari kora n'ubundi akunda kuba afite ukuboko mu mufuka w'ikoti rye, ariko nta wamurashe. Icyo gihe ntabyo yavuze rwose, nari mbibereye, nta sasu ryawe habibereye. Bavuze byinshi nyuma byarananangaje, batangiye kubivuga ko nabyiyumviye n'amatwi yanjye ari ubyivugira. Uriya navuganye na Colonel Serubuga, nawe wahise ajya muri etamajoro, aravuga ngo generali yamubwiye yuko ngo bamurashishije agapistole gatoya, ariko wowe wivuganiye na wumvise ibyo perezida yavuze yuko nta wamurashe. Ariko nabyiyumviye rwose n'amatwi yanjye, kandi hari abamuteze ushaka gutega umuzinda ntabwo wabigira gutya. N'abasirikare icyo gihe bateguye ikintu nk'icyo, nubwo ko n'abasirikare bamwe babaga ku muryango wo kwinjira wagomba kuba wabateguye kugira ngo bamubuze gusohoka. Nta byigeze biba rwose. Suiva nkurikije ibyo yatubwiye icyo gihe, kandi nkurikije yari kutubeshyira. Urumva uko kudete yavuzwe, bavuga ngo bari bagiye guta u Rwanda mu rwobo, kuduta mu rwobo, nicyo cyakomeje kuvuga gusa. Ariko igihamya nta cyarigere bagomba gutangira kubishaka gusobanura. Nibyo rero babongeyemo gutyo. Nibuka perezida Habyarimana atubwiye, yabwiraga papa baganira, nuko yavuze ngo abantu ngo abateguye ibyo bagira ngo bamuteranye na perezida, amwirukane amukureho, ariko ngo na nyuma ngo nawe bari kugeraho bakamukora kudeta bakamwigizayo. Awe yakongeyeho. Ikindi gishobora kongera nuko nyuma nkuye Nyamame Varite yari major icyo gihe tubiganira, ambwira ko ubwo papa yavuye kwa perezida araza agiye iwacu i Kanombe, aramfata tujya kwa General Habyarimana. Nyamame ambwira ko bari muri position deja, ko yatubonye tugenda tunagaruka. Noneho njye nkaba nibaza, kuva umujyi Kigali ugera i Kanombe iwacu nta gice cy'isaha gihari, baje direct. None se hagati aho Habyarimana yari yabonetse, bavugana na perezida, abona igihe cyo kujya gukora muri etamajoro n'abantu bari muri position muri icyo gice cy'isaha deja. Ni ukuvuga ko bishobora kuba byanateguwe imbere yabyo, simbizi. Majoro Nyamama bimbwira, naho se nibyiba icyo kintu nakibajijeho, ntabwo nagitinzeho, ariko nakibajijeho kubona ko papa avuye muri residence presidentielle ariya kuri plateau aje direct i Kanombe. Undi hagati aho babonye General Habyarimana, baravugiye kuvugana, asubiye muri etamajoro gutegura ibyo bintu bidakorwa mu minota 5, ariko antrota ngo bari muri position. Nyamama ambwira ko yatubonye tugenda, akadatubona tugaruka. Ubwo hari sangahe? Bahageze cyacu ajya kuri Kanombe. Ubwo hari nka sangahe? Amasaha sinyibuka, ariko bwari bwije kamwe. Kwa kiranza ayo masaha uko ari kose, papa yavuye muri nama aza direct, ahandi yanyuze. Umushoferi yamusigaga ku muhanda, yaratuye munsi y'umuhanda hagati ya Kicukiro na Remera. Donc niba hari abantu bari muri position, hari ibintu byari byateguwe na mbere nabwo. Uratekereza ko urwo rupapuro rwa SOS mu general yatarumwereka yenda atari kugira igitekerezo cyo gukora iyo kudeta? Nogeye uko yabivuze nicyo kubera ko yari yagize ubwoba, yabonye ko hari abantu barwaho bamubwira ngo nakore kudeta, ati bagomba kuba yagize ubwoba nyine. Uko yabivuze yagize ubwoba ari kwa perezida, noneho nawe ahava ajya afata decision. Jean Murigane Nkizabera, ntabwo nshaka kwifuriza umubyeyi wawe ikintu kibi. Abantu benshi babakomoka mu
mu maperefegitura y'amajyepfo y'igihugu muri iryo joro barafashwe barafungwa, abandi bafatwa nyuma nabo barafungwa. Papa wawe ntiyafashwe, niyo mpamvu nabanje kwisegura ko atari byo mwifuza, simwifuza kuba yarafashwe, ariko uzi impamvu atafashwe mu gihe abafataga abandi? uyizi uko n'abandi bose ntabwo bafasha mu maperefegitura yose bibanze cyane kuri ya Gitarama, aba muri za Kibungo, za Cyangugu, za Ruhengeri, Gisenyi. Abafashwe bari abanyagitarama na Nzanana wo ku Kibuye. Ahari sinibuka niba arya Kapiteni Bizimana yari minisitiri, yari minisitiri wa siporo w'Ibutare. N'abandi nabo mu yandi maperefegitura bafashwe icyo gihe, kandi n'abandi rero hari n'abafashwe nyuma bo nyine b'abanyagitarama ntibafashwe muri iryo joro bose. N'ubu naranye nkibazaho yuko ukuntu bishoboka kuba no mu rubanza rwawe batarabitubwiye ngo byibuze n'ababo bashobore kubona imirambo y'ababo. Washington, ijwi ry'Amerika. Reka twongere dusubire inyuma gato. General Habyarimana avuye kwa Kayibanda akajya mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda, Etat Major, yahise afata icyemezo cyo gufata ubutegetsi. Amakuru yatanzwe n'ubutegetsi icyo gihe nuko yahise ahamagara abasirikare bari hafi akabashinga imirimo. Umwe muri abo ni Colonel Laurent Serubuga. Kugeza mu kwezi kwa gatanu muri 73 yari ashinzwe administration n'abakozi, ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu ajya muri Minisiteri y'Ingabo z'igihugu, aho yashinzwe gucunga ibikoresho no gucunga umutungo. Reka tumwumve. Yahasanze abantu benshi bicaye ando miserikreje kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharizamo n'ibyo yatubwiye, n'ibyo yewe yambwiye, kandi yabisubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aramusimbukiye kumufata. niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi. Abona ko umugambi ari ukumunetraliza, ariruka, abambe arasohoka yihuta. Ongera ubwo avundagurika ageze mu ntuza, niwe wari ufite imbunda Siroma, niho yarasaga. Nibyo ngewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye, kandi yabibwiye n'abandi ba kamarade. None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri Etat Major. Mwebwe mugeze muri Etat Major mwagiye n'amaguru mu musangayo. Mugeze muri Etat Major mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye, ari ntuzi iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwarice murayitegurana? Nageze muri Etat Major musanga ninjira muri secretariat, sinzi wari warigeze uhagera muri secretariat, niho bambwiraga bati dusigire pistole yawe. Mbabwira nti ntayo nazanye. Noneho bati komeza ari mu biro. Nta hantu rero nari nsanzwe nkorera, baze ngomeza mu biro. Ndakomanga aramfungurira. Donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa ira pris la décision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika. Nayo yajyaga gukora iki kindi. C'est la décision qui est devenue le coup d'État. La décision à laquelle nous sommes associés. Ils nous ont associés en fait les officiers supérieurs. Oya, icyo nashaka kumva nk'ubwo ngubwo hageze rakubwiye ati ndarusimbutse, none nagira ngo dufate no responsabilité, dufate igihugu. Non, yarambwiye ati j'ai pris la décision. Nanditse ko nari narageze muri Ministère de la Défense, mvuye muri Etat Major. Donc arambwira ati subira mu biro byawe.
none hatukora iki n'iki 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 n'iki. Hari bamwe nk'abari bashinzwe bataillon de reconnaissance abwiye ati mugende muhagarare hariya mujye kuri radio mujye kwa Kayibanda mufate za ministeri zinizi nkamwe icyo babashinze muri umugoroba niki? Donc yambwiye ati subira mu biro byawe bya G1 biro donc leta amajoro niwe organize ku buryo buri muntu wese aba afite icyo ashinzwe. Ari nabwo yambwiraga ati umenye ni dorinava ninjye wabikoraga none nari nashyize abasirikari hariya rentre do leta majoro usanzeho babapeyemo bari hamwe na officier d'ordonnance wanjye. Ati ni wowe ugiye kuba organiza. Noneho rero ati donc vous allez diriger mu gihe ndi muri ibi by'intuza bya vurugu ura contrôler le centre de transmission. Aho rero niho benshi batamumva centre de transmission ni hanyura amabwiriza yose amategeko yose ya état major avec les unités de l'intérieur. Ati uyikontrole uorganize na service uko zari zihari uko bari do service bari basanzwe babadesigner. Donc nta message yagomba guhita nayibonye cyangwa ngo habe ordre igenda general tayibonye. Les unités de message zohereje n'igihe bagomba kuzinyuzaho kugira ngo nere kumwa encombra avec utuntu twa detail etc. Noneho niho yambwiraga ati shaka umuntu w'Ikanombe wo kugira ngo asane tumuhe ordre yo gusona alerte. Niho yambwiraga ati shakira pilote d'hélicoptère expérimenté kugira ngo ajye kushaka Kanyarengwe ku Nyundo n'ibindi. Ubwo byagiye bikurikirana shaka ufa ko yibutse ikintu akambwira cyangwa njyewe nagira nkamubwira. Byumvikane yuko nk'uko yabwiraga ati mu gihe muhereze ujya gushaka Kanyarengwe muri make Kanyarengwe nta nubwo arazi ko kudeta yabaye. Habyarimana yakoze kudeta abwira abantu ati muze dufatanye. Ariko erega bamwe baravuga ngo yateguwe ngo il a pris la décision. Noneho il a associé les officiers supérieurs. Hanyuma abandi les autres commandants d'unité abaha ibyo batashe bagomba gukora. Rwanda abanyarwandakazi nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikayikiza umwanzi uko mubizi mwese none kikaba cyari gitekanye mu mahoro. Nta n'umwe uyoboye ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ko u Rwanda rukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe, ko u Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyo akora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu. Mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere. Ingabo z'igihugu zarumviye zarihanganye bihagije ariko ntizishobora kubona igihugu cyacu gipfa biteye isoni kandi zarakirwanyeho ubudahwema. Ingabo z'igihugu zigizwe n'abana b'u Rwanda rwose ntizishobora kwemera ko igihugu cyacu kicagagurwa nk'aho kitagira ba nyiracyo.
ntizishobora kwihanganira ko umunyarwanda yakwanga undi kubera ko batava hamwe. Iyo mipaka bamwe bashaka gushinga ntituyishaka, ntawe tuzabyemerera n'umwe. Aho yava hose u Rwanda ni rumwe kandi rugomba gukomeza kuba rumwe. Kubera ibyo byose tumaze kubabwira, banyarwanda banyarwandakazi, ingabo z'igihugu ziyobowe na nyakubahwa General Habyarimana zemeje ibintu bikomeye bikurikira. Icya mbere, amatiku ya politiki arahagaritswe mu Rwanda hose. Umuturage wese ukunda amahoro niyikorera imirimo ye, yime amatwi ushaka kumushyiramo ayo matiku kugira ngo amuteze ibyago. Icya kabiri, guverinoma yariho nubwo ntacyo yari igikora irahagaritswe. Ba secrétaire general bashinzwe gukomeza administration mu mahoro batareba ngo uyu ni uwa hariya na hariya. Icya gatatu, hashinzwe komite igenewe kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu. Iyo komite niyo izakora imirimo ya leta kugeza igihe amahoro azatengamara mu gihugu, kikongera kwihitiramo abategetsi badashaka kugitatanya. Iyo komite yitwa Komite pour la paix et l'unité nationale. Icya kane, ubutegetsi bwa za prefectura bushinzwe abakuru b'ingabo z'igihugu bari basanzwe muri ayo maprefegitura. Ba burugumestre ba za komine bazakomeza imirimo yabo yo kuzamura abaturage. Icya gatanu, inzego za parti zirasheshwe. Icya gatandatu, inteko ishinga amategeko irasheshwe. Icya karindwi, Komite pour la paix et l'unité nationale irashaka amahoro, ntiyifuza ko hagira igitonyanga cy'amaraso cyameneka. Icya munani, abanyamahanga bakomeze mu mahoro gukurikiza amategeko. Icya cyenda, amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ibindi bihugu na ONU cyangwa se n'indi miryango azakurikizwa. Iyi komunike itanzwe na ba officier supérieur bagize ubutegetsi bwa Garde Nationale: General Major Habyarimana, Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Major Sekarije, Major Benda, Major Ruhashya, Major Gahimano, Major Munyandekwe, Major Serubuga, Major Buregeya, Major Ntibitura, Major Simba. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda n'abanyarwanda bose. Amahoro nagwire mu Rwanda hose. nguko uko abanyarwanda babwiwe ko ubutegetsi buhindutse mu gihugu. Umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, Colonel Aloyse Simba, ari kumwe natwe. Mu mwaka w'1973 yari komanda w'ikigo cya gisirikare iki Kanombe. Avuga ko nta mugambi wari uhari wo guhirika ubutegetsi, ko ahubwo General Habyarimana yabufashe akabasaba kuza kumushyigikira. Nabonye Habyarimana aduhamagara twese kuvuga ko nawe Perezida Guma atari yiteguye uko yatubwira niwe wenyine ushobora kutubwira uzi iswara, we ni nawe wenyine ndahera wamenye iswara, kuko abandi bayimenye wari uhari. Kayibanda yarapfuye, nako nawe Habyarimana yarapfuye, niwe wenyine wazi iswara yabo, kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye. Babonye abenshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa, nanjye narahamagawe n'abandi bose muri roje w'etamajoro. nubwo nta muntu nta preparation yahabaye, kuko iyi haba twarabanije gukora inama, ariko babanije bose barakubwiye ko yahamagaye yatunyuze gasa ngo adushake ikomburi roje w'etamajoro. Nabibonye ndaherewe byanditse ko bamuhamagaye, nanjye nuko barampamagaye. Wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa Perezida Kayibanda, bamuhamagaye bari bamushaka. Ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye, nubwo ntabwo wavuga ngo byarateguwe, kuko nawe yavuga yuko atari yabyiteguye. Hanyuma yaraduhamagaye turagenda, nubwo nta preparation yahabaye, kuko iyi haba ndakeka ko bitagomba kuba ndaboroma. Iyo mashine ko bitari kuba nko mu ijoro cyangwa kugenda gute, byari kuba gutegurwa nyine abantu bakaza mu nama. Dutambura abantu benshi bari babaye distraction muri za serivisi sivile, hari abari muri OTPN, abandi baragiye mu byayi, abandi baragiye mu
mashuri gukora premiere promotion yose nta bantu bari Kigali uretse Habyarimana na Ruhasha deuxième nayo banyanage muri Kigali rigenda Serubuga na na Gahimano abandi nabo bari hanze bamwe ndumva umwe yari mu Burenge yabaga Butare cyangwa se ibindi ku buryo ntawe ndumva bayiteguye uko ahubwo nyine yenda avuga ati byatumye bibana ko n'abo bantu bose bari baragiye ubwo rero ntabwo yateguwe bari bwose hari ibibazo abanyagitarama bigeze kwibaza babyibaza torotare kuko basanze baribeshe yewe nakubwira ko mo ansya kandi nanjye naje muri ofisiye navuga ko bagita umunyenduga nubwo bashari mu rukiko bavuga ko ndi umwe mu banyenduga undi wari umunyenduga yari munyandekwe baramuhamagaye ntiyaboneka muri porosiyo zose baje gushyiramo abanyenduga nyuma kuko bari bafite mauvaise formation sur ubusirikare bavuga ko ubusirikare atari ngo nta kazi karimo nta bwenge bubamo ahubwo ubwenge bazajya muri za universite bakazategeka hari abo twaganiriye barabwira ngo nigende mu busirikare nta kazi karimo bwa bwenge abenshi bageze inerere ariko ko komanse n'abaganda nabo bageze rame mushoze aho koze rame merere rebaganda n'abanyabwenge cyane ni n'abahanga ariko nta muperezida bigeze babona ari akini no muri ndoro ba Museveni n'aba hano hakurya abanyengure n'ubu n'abaganda babateye kandi ariko nibo bize nibo ba universitaire ba médecin ba docteur n'abandi bose n'ubwo n'igitaramo habaye setereri yo kugira ngo bitegure ari baje kwirandira konte bitinze mu bazana abasirikare benshi muri 5e promotion c'était trop tard ibyo bazahomba bwira nyine uko ibibazo byari bimeze uko bigeze gushaka Kayibanda yigeze gushaka guhindura ariko ashaka guhindura nanjye ubwanjye nigeze ambaza ku buryo nanjye nigeze namugira n'inama ariko yigeze kumbaza niba kapiteni Bizimana yaba shebutamajoro mubwira ko bidashoboka nta kapiteni waba shebutamajoro hari ba koloneli na ba majoro nyine amfeta aho ngaho niho rero bakoze noneho rero kugira ngo bajya gushaka solution kugira ngo uwo mukapiteni ashobore gutegeka nibo birukanye abandi babirukanye babohereje gukora mu gisivile kugira ngo nyine hasigara abantu bafite bari ku mwanya ungana n'uwo kapiteni warashobora gutegeka ashobora kuba ariho abantu bari basigaye ku Kigali pratikoma ni yewe rero komo bangonzeraga komo umunyenduga yenda bumva ko bashobora kunzonta hanyuma Ruhashya yari umututsi nta kibazo nawe yari ateye yari kimwe nanjye bakabona ko Habyarimana atakora kudeta wenyine nicyo cyatumye bajyana abandi ubwo nuko situation yari imeze. Washington, ijwi ry'Amerika. nk'uko mwabyumvise mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abakoze kudeta ntacyo bigeze bavuga kuri perezida Kayibanda. Ijwi ry'Amerika ryashoboye kumenya ko yasabwe kwemera ko avuye ku butegetsi kandi agashyigikira abamukuyeho arabyanga. Icyo abanyarwanda bamwe bamenye ni uko yaje koherezwa i Rwerere mu prefegitura ya Ruhengeri kugira ngo akomeze abitekerezeho yanga kuva ku izima. Colonel Laurent Serubuga arabitubwira. Uwoherejwe gutanga ubwo butumwa ni Kapitene Leonidas Rusatira, yari umukuru w'ibiro bya minisitiri w'ingabo icyo gihe yari General Juvenal Habyarimana. Leonidas Rusatira ubu ni general uri mu zabukuru. Colonel Laurent Serubuga aratubwira ubutumwa Rusatira yashyiriye perezida Kayibanda mu gitondo cy'uwa 5 Nyakanga. Awiteri bamwohereje kujya kubwira Kayibanda ko ingabo z'igihugu ziyemeje guhagarika imidugararo. Uwo ni General Rusatira batumye icyo gihe komite pour la paix niyo donc yari partage entre
kumubwira akirotira noneho bakamuha les avantages d'ancien président. Ubwo noneho abyanze nyine niho n'abari bavuga bati yakoreye igihugu cyane, ntabwo twamwigizayo abaturage bazagera mu butegetsi dushaka. Bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga ni uko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu, noneho baravuga bati ni ukumukuraho. Niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa. Nawe ibyo ngibyo ari mu gitabo cye General Rusatira nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho, hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa. Ibyo ntabwo mbizi, urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga, twarateranaga tukamubwira tuti ifodore ko hakorwa iki, akaba ari we executor. Ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa i Rwerere. Hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza, ibyiza no kumushyira areze akabitekereza, none ukazajya umwoherezaho intumwa zimwibutsa iriya proposition. Ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki ibyo kumuha dezavantage ni icyemezo tuzafata. Hanyuma se ko ibyo bitaje gushyirwa mu bikorwa, ko yaje kuvanwa i Rwerere nyine ajyanwa iwe akanacibwa urubanza, ibyo ngibyo byari byavuyeho, ntabwo mwari mugishaka kumuha icyo cyubahiro? nkubwira ko za proposition zose yazanze, ariko mwamuhereje Rwerere ajyayo. None se ageze Rwerere izo ntumwa mwazimutumyeho? zagiye zijyayo. Perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje ankora indi ntumwa, yagumye kubyanga. Kayibanda yanze kuva ku butegetsi kandi yari yarabuvuyeho, ubwo se yari kubyanga gute? yari kubugarukaho ku ngufu? We kugira ngo areconnaisse l'action salvatrice des forces armées. Mwamusabye kwemeza ko habaye kudeta, ko ayemera ko yagombaga kuvaho? Oya, ko avuga ati ko igihugu cyari kiri mu midugararo ikomeye, noneho ingabo z'igihugu zifata icyemezo cyo kugira ngo zibihagarike. Ibyo ndazishimira ko icyo gikorwa cyazo, noneho ngewe nahisemo kwegura. Ariko se ubwo mwumvaga mwebwe mutamusaba ibintu bikomeye? Ibyo ngibyo wabigusaba wowe wabyemera? Umuntu yakubwira ngo umuntu akubwira ati wanye. Nicyo cyemezo twebwe twasabye ko azakomeza ankontakite kugira ngo nibura dushobore gufata icyemezo definitif, kuko harimo bamwe bo bari kategorike bati nta kindi tugomba kugera ubwo yanze. Tuto au départ hari abavuze bati kame mu kumukuraho n'ibintu yakoreye abaturage. Ibyiza nuko twebwe twamusaba ubwe akaba ari uvuga ati je me retire, je salue l'action des forces armées. Abitera ishoti. Igice cya mbere cy'iki kiganiro ni hano kirangiriye. Ku cyumweru gitaha tuzakomeza twumva uko abo banyapolitiki bafashwe. Mwumvise uko abakoze kudeta basabye Perezida Kayibanda kwemera ko avuye ku butegetsi. Muzumva ko n'abaminisitiri basabwe kuyoboka kugira ngo bahabwe imirimo muri leta nshya. Muzumva ababyanze bakabifungirwa n'ubuhamya bw'abana babakomokaho. Mbashimire kuba mukomeje gukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.